Perezida Paul Kagame asanga imiyoborere myiza ari isoko yo koroshya ubucuruzi n'ishoramari. Perezida Paul Kagame yavuze ko imiyoborere myiza no koroshya urujya n'uruza hagati y'u Rwanda n'ibindi bihugu bya Afurika byafashije mu kugira igihugu cyiza mu bya mbere mu koroshya ubucuruzi n'ishoramari ku isi. Umukuru w'igihugu uri muri Singapore yabigarutseho kuri uyu wa kane mu kiganiro cyagarutse ku rugendo rw'iterambere ry'u Rwanda yagiranye n'umuyobozi w'ikigo American Institute Richard Detaizo. Raporo zitandukanye by'umwihariko zikorwa na banki y'isi zirimo iyitwa World Bank Doing Business Report zishyira u Rwanda ku mwanya wa mbere mu bihugu byoroshya ubucuruzi n'ishoramari. Perezida Kagame yavuze ko u Rwanda rwanyuze mu mateka mabi ya jenoside yakorewe abatutsi, ariko kugira ngo rubashe kuyigobotora rwagombaga kugira amahitamo. Ati mbere na mbere twagize amateka ateye ubwoba, ariko ibyo twabisize inyuma yacu, kuko kugira ngo tujye imbere twagombaga kugira amahitamo ya politike, ariko byose byatangiranye no kumenyesha abantu mu gihugu impamvu y'ayo mahitamo ariyo tugomba kugira. Umukuru w'igihugu yavuze ko mu kugira amahitamo ariho havuye gahunda zo koroshya uburyo bwo gukora ubucuruzi n'ishoramari mu Rwanda. Ati rero twagombaga gushakira uburyo twakurura ishoramari mu gihugu cyacu, ndetse tukemerera abaturage bacu guharanira gukora ubucuruzi bashobora gukora. Aho rero twaje kubona ibintu bitandukanye mu gukora ubucuruzi. Ni gute bukorwa mu giciro gito, dushyiraho uburyo abaturage bashobora gushora imari bagakora ubucuruzi batekanye n'ibindi. Perezida Kagame yavuze ko ibyo bajyanaga ku isoko ryagutse, byaba ibyo mu Rwanda ndetse no ku mugabane wa Afurika. Ati kimwe mu byo twitayeho ni uburyo dushobora kwemerera urujya n'uruza rw'abantu atari mu gihugu gusa. Birumvikana ko by'umwihariko mu karere no ku mugabane wacu. Akomeje agira ati ariko mbere na mbere ni gute abantu baza gushora imari imbere mu gihugu cyacu, ni gute basubira nayo inyungu. Umukuru w'igihugu yavuze ko ariko ibyo byose bijyana n'imiyoborere myiza. Ati ariko ibyo byose bijyana n'imiyoborere myiza yemerera gutekana ku buryo abantu bari gukora ubucuruzi batagira ikintu kibatera ubwoba mu gihe bakora ubwo bucuruzi bwabo. Perezida Kagame yavuze ko nyuma y'amateka mabi u Rwanda rwanyuzemo, hasabwaga ingamba zo kongera kunga no guhuza abanyarwanda, ariko bikajyana no gushyiraho uburyo bwo kuba bakora bagatera imbere.